irambwira ngo mbwira abantu baguye ngo nimubyuke nimuve mu bisasiro. Satani mbona yabasasiye ibitanda mu ngo zanyu. Bamwe murakurikira ibintu mutazi iyo biva niyo bijya, ibije byose murahurura. Nyamara Imana yarambwiye ngo buri wese agira habarizwa arindirwa aho ngaho. Ngo niba mwizera Imana munizere ko yabarindira hagati y'ibibica, munizere ko yabarindira hagati mu masega ryana. Reka mbabwire, isi zarindirangira abeza n'ababi bariho. Wowe nshuti yanjye, wowe mukundwa muri Kristo Yesu, ndakuburiye kubw'iyi message. Gira ahantu ubarizwa, gira adresse yawe, gira ahantu wicara ugaburizwa ijambo ry'Imana. Kuko mu bantu 550 baca ku ruhimbi bavuga imbaraga z'Imana, ntabwo bose ari intumwa za Satani, ntabwo bose binjiriwe n'umwanzi, ntabwo bose bafite ibirohwa, ntabwo bose bafite amazi mabi gusa. Harimo abantu Imana yahagurukije kugira ngo bagabure ibyiza by'Uwiteka, ibyera by'Imana. Message ya gatatu, imessage ireba abantu bafite abana guhera ku mezi 3 kugeza umwana ari mu nda. Ndashaka kuvuga iki? Nabonye abamama batwite benshi, ngiye kubona mbona Satani azanye icyuma, mbona n'abadayimoni bagera kuri 3 bafite inkota zirabagirana cyane. Hanyuma ngiye kubona mbona Satani ari kugenda ajomba za nkota mu nda z'ababyeyi batwite. Hanyuma abadayimoni nabo mbona bari gufata abana bari munsi iyo myaka mbabwiye bakabacamo ibice. Ndabaza ngo niki? Imana irambwira ngo Satani yasabye abana bato b'impinja, abari mu nda ndetse n'abavuka ndetse n'abavutse kugeza kuri ariya mezi mbabwiye. Imana irambwira ngo habeho gusengera abamama ku isi yose batwite, si mu Rwanda gusa, si muri Uganda gusa, si mu Burundi gusa, si muri bino bihugu bya East Africa gusa, no hanze. Ndabwirwa ngo habeho gusenga. Iki cyo ndaza gusoza nsenga, nsozanye n'abantu dusengera ababyeyi batwite ndetse n'aba bana b'impinja. Bene data, Satani nabonaga abo bana bahita bamanurwa ikuzimu ngo kuko bataragira ubwenge bwo kwivugira no gusenga, ngo bakoreshwe ibintu bitandukanye ntari buvugire kuri kamera, ariko nihabaho gusenga haraburizwamo umugambi wa Satani. Mumbwire, muzandyandike muri comment. Impfu ziriho z'impinja ntabwo zisanzwe. Nge nabibonye mu isi y'umwuka uko mpora mu murimo w'Imana cyane mwivuga butumwa. Hari igihe ntagira umwanya wo kujya mu bitaro ahantu hatandukanye sometime kubera umurimo w'Imana. Ariko muzandike mutubwire, eske nta bintu bidasanzwe muri kubona kuri aba bana? Mbese ababyeyi mutwite mumerewe mute? Ntabwo wari umunaniro gusa wo gutwita, ahubwo hari imbaraga zabatatse z'umwijima Satani ashaka gufombozamo zino nda z'aba bana. Ndabaza rero ngo ese intsinzi ni? Imana irambwira ngo aba bana bagiye kuvuka ndetse n'abavutse ngo n'abana b'ikinyejana kigoye, ngo umwanzi ari kugenda abiba kugira ngo be kugera ku ntsinzi, kuko hari ubwenge budasanzwe n'ibyo bazakoreshwa mu buryo buhambaye. Rero abamama batwite turaza gusoza dusengana, kandi mwizere Imana iyo yahishuye ibintu iba igiye no kubikuraho. Yesu ashimwe. Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti, umwana w'intama w'Imana. Gira ntitwari duherutse ku mbuga nkoranyambaga, tumaze iminsi turi mu murimo w'Imana tubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Abakunzi rero ba channel yacu dutambutsa ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ndetse n'ubuhanuzi no gusobanura inzozi, ngira ngo tubahaye ikaze kuri channel yacu kandi channel yanyu
mukunda. Benshi mwaratwandikiye mutubwira ko mwabohokeye mu ijambo ry'Imana, abandi mutubwira ko ibyo twahanuye Imana yatunyujijemo byasohoye, ndetse dusubuje n'abantu bari ku mugabane w'Uburayi. Hari nabo twavuganaga mu gitondo, Imana irabohora, kandi turabashimira kubwo gukomeza kudufata mukadufasha kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare ku isi yose. Uyu munsi rero munyemerere tubanze dusenge muri kumwe na Apostle Evode. Reka tubanze twinginga Imana kugira ngo imanukire kubana natwe, kugira ngo dutambutse ubutumwa bwayo nkuko yabuduhaye, ntacyo tugabanyije kandi nta nicyo twongereye. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye muri uyu mwanya mwiza hamwe n'abera bose ku isi yose. Duhamagaye presence yawe, duhamagaye ineza n'urukundo, duhamagaye umwuka wera w'Imana ngo abane natwe muri iki kiganiro. Reka umuntu wese uri bwumva ubutumwa bwawe wadushize ku mutima ahabwe ibyiringiro byo kuva mu bidakwiriye yinjire mu bikwiriye. Reka umucyo wawe umurike mu mwijima, kandi umucyo utangarize umwijima ko umwijima uhunze. Bibiliya iravuga ngo Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data atamujyanye. Turaritse Kristo kugira ngo yururukire mu mitima yabo tugiye kuganira. Mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana zibe kuri buri muntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro kuva gitangiye kugeza gisoje, kandi dusozanye intsinzi mu izina rya Yesu, amen. Turi mu mwaka wa 2024, twasoje 2023. Mukuri benshi twavuganye nabo twasenganye, 2023 ni umwaka wari ubagoye cyane, kandi si kuri mwe gusa, ni kuri twese. Ariko turashimira Kristo ko yaduhaye inkomezi, akavugana n'abera ko abari b'amaso barawurangiza amahoro. Turashima Imana ko nabo twasenganye nabo bari mu mashimwe ko bawusoje amahoro. Hari benshi batambutse, nyamara bari beza kuturusha, nyamara bari bafite imirimo myiza kurusha natwe, ariko Imana yashimye ko batawusoza, kuko kubaho biri mu biganza by'Imana. Wowe wawusoje rero, ni igihe cyo kumvira Imana, ni igihe cyo kumva ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ni igihe cyo gukanguka ukava mu byo wibwira, ukambara imbaraga ugasenga. Nahoze mvugana n'umumama uri muri Amerika, ndamusuhuje, ambwira ngo Imana iguha umugisha Prophet, kuva watangira gusengana nanjye nahawe imbaraga zo gusenga, nuzuzwa umwuka wera. Mama, ndagushimiye ko wamenye ko ibintu byose byananiye ubushobozi bw'ibyisi bishyirwa mu masengesho, kandi amasengesho arabohora. N'abandi mwese mugenda mutwandikira muri comment no kuri telefone bisanzwe, kuri WhatsApp yacu, telefone ngendanwa, mudusaba gusengerwa, turabasengera. Kandi iby'Imana ibagambiriyeho ni byiza, gusa mukomeze inzira nziza yo kubaha Imana no kubahisha Imana. Bibiliya iravuga ngo mbese ntabwo muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka Imana? Bene data bakundwa, ni igihe cyo kubahisha Kristo, n'imibiri yacu kubaha Kristo, kuko ari insengero z'Uwiteka. Mfite ubutumwa rero bwa 2024, ngira ngo twagiye dutangamo bikeya, ariko tumaze iminsi turi imbere y'Imana, twinginga Imana kugira ngo iduhe intsinzi y'uyu mwaka. Ese uyu mwaka uteye ute mu by'ukuri? Ngira ngo muri 2023 twababwiye ko umwaka twinjiyemo ari umwaka urimo ibisubizo, ariko kandi n'umwaka urimo ibisubizo ndetse n'ibibazo. Ushaka kuvuga ngo niko byahoze, ibibazo n'ibyiza bibaho, ariko ndagira ngo ngutangarize ko muri message Imana yampaye message irambwira ngo n'umwaka wo gusarura ibyeze n'ibiteze. Gusarura ibyeze n'ibiteze bivuze iki rero? N'umwaka urimo impfu zitandukanye,
ariko impfu zidasanzwe. Uti kubera iki? Ndimo nsenga, nagiye kubona mbona hazamutse ibitero byinshi ikuzimu, mbona ibyo bitero bihawe mishoni. Satani ari kuvuga ngo murashonje, mufite inyota, ngo nimuzamuke munywe amaraso y'abantu. Ariko cyane cyane mushakisha ukuntu mwiba abitwa ko bakijijwe, mubanyage ubuntu bw'Imana, mubanamure, mubakuremo imbaraga zo gusenga. Hanyuma ngiye kubona mbona iyo nama isoje, mbona abadayimoni bazamutse ari mabatayo nk'abiri. Hanyuma ngiye kubona mbona bafite inzandiko zanditseho ngo tubace intege, tubakuremo ibyo kwizera, tubakuremo Yesu, nitumara kubakuramo Yesu tubona uko tugenda tubiba batejejwe kandi badasa neza mu maso y'Imana. Hanyuma ngiye kubona mbona habayeho impfu zitandukanye mu buryo bw'impanuka. Imana iranyereka ngo reba, mbona umuntu akoze impanuka aciva amaraso, ako kanya direct mbona abadayimoni bahise bazamukira bihuta kunywa ayo maraso. Ndabaza ngo niki Imana? Imana irambwira ngo amaraso y'abantu abadayimoni bo bayita amata, niyo mata yabo, niyo jiya. Rero Imana irambwira ngo abera ngo mbabwire ngo nimube maso, musenge, si igihe cyo gusinzira, nubwo hariho umwuka wo guhondobera. Benshi mucitse intege, abandi muvuye mu byizerwa kubera ibibazo n'ibintu bitandukanye biri guca ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu nsengero zitandukanye. Inyigisho z'ubuyobe zidashyira abantu ku Mana, zibakundisha isi gusa n'ibiyirimo. Ariko ndagira ngo mbatangarize ko umuntu wese uri bukanguke agasenga akaba maso, uyu mwaka nanone ni umwaka wo kwakira ibyo abantu bavuganye n'Imana. Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, ntabwo dupfa kuvuga tuvugishwa nuko twebwe twivugisha. Turavugishwa n'umwuka w'Imana. Mu Kirundi muravuga ngo nabavugishwa n'umwuka na mwemwe. Rero ndagira ngo mbabwire ko iyi message ya mbere Imana yanyeretse hariho ko abantu bagiye gutaha mu buryo butandukanye, ariko kandi harimo abo nabonye nanone mbona undi arapfuye, ariko mu gupfa kwe mbona agipfa abamarayika bahise bagota intumbi ye. Iyo ntumbi ye igoswe cyane, mbona wa muntu nubwo yapfuye uruhande rwe abamarayika bafite inkota zityaye ebyiri z'amugi impande zombi. Hanyuma uwo muntu nubwo yari yapfuye mbona umuriro uramugose, nubwo yari intumbi ariko mbona umuriro uri kwaka uruhande rw'iyo ntumbi. Ndabaza ngo niki? Ijwi riravugana nanjye rirambwira ngo intumbi y'umukiranutsi ngo izajya ihita irindwa cyane kugira ngo yimurirwa heza kurushaho aho yarari. Bene data rero, kuri iyi message hari benshi bajya bavuga ngo ariko kuki muhanura iterabwoba? Ese nshuti yanjye, kuki ukunda kumva ibyiza? Kuki ukunda kumva ibyiza gusa wowe utari mwiza? Bibiliya iravuga ngo ese ko muzi guha abana banyu ibyiza, none so wo mu ijuru azabura ate kubaha ibyiza? Yego, ku muntu weshejwe, ku muntu ukijijwe, gupfa ni inyungu, ariko ku mukristo w'ukuri, hanyuma ku muntu uri aho ngaho utumvira ubutumwa bwiza, Bibiliya iravuga ngo turi impumuro nziza kubumva ijambo ry'Imana, bakarikomeza, bakaryubaha, bakaryakira mu mitima yabo. Paul arongera aravuga ngo kandi turi impumuro mbi ku muntu wese wumva buno butumwa ntabwubakeho. Ibyo bikenera ibindi bisobanuro, ariko reka mbatangarize ko bene data, uri muri Amerika, uri muri Europe, uri mu bihugu bitandukanye muri Afurika, mu gihugu turimo cy'u Rwanda, ndagusaba kuba maso mu buryo bwo gusenga. Imana irangije irambwira ngo ni igihe cyo kuba maso, umuntu wese akaba maso ku giti cye. Ngiye kubona mbona hari benshi bari kujya impaka, bamwe bavuga ngo ese tujye mu nsengero, ngo ese twiyicarire mu rugo,
ngwese ubundi bitumariye iki? Ngiye kubona mbona marayika araje, buri wese amuha urwandiko. Nsomye ijwi rirambwira ngo soma izi nzandiko urebe. Ndabwirwa ngo Satani yazanye ibintu binamura abantu bikabakura mu nzu y'Uwiteka. Reka mbabwire, Imana yarambwiye ngo nihaveho guca imanza, ngo kuko Kristo ni uzi itorero rye n'uburyo aririnda. Urusengero waba urimo urwo ari rwo rwose, ndabizi ko hariho amacano menshi ari kukubwira ngo sohoka muri izo nsengero, ngo sohoka muri ibi ngibi. Reka nkubwire, ubwo rwandiko rwari rwanditseho ngo nta dini na rimwe ritarimo umugeni wa Kristo. Hanyuma ngiye kubona mbona bamwe bari kurya ibiryo, ariko mbona ibyo biryo biranduye, ariko hagati muri abo mbona abandi bari gufata bya biryo byanduye babishyira ku ruhande ariko bicaranye na babandi. Hanyuma numva ijwi rimbwira ngo uzambwirira abantu ngo nibareke urukungu n'amasaka bikurane, ngo kuko nyiri umurima aje gusarura, ngo kandi mu gusarura kwe urukungu azarutwika, amasaka ayahunike. Irambwira ngo mbwira abantu baguye ngo nimubyuke, nimuve mu bisasiro. Satani mbona yabasasiye ibitanda mu ngo zanyu. Bamwe murakurikira ibintu mutazi iyo biva niyo bijya, ibije byose murahurura. Nyamara Imana yarambwiye ngo buri wese agira aho abarizwa, arindirwa aho ngaho. Ngo niba mwizera Imana, munizere ko yabarindira hagati y'ibibica, munizere ko yabarindira hagati mu masega ryana. Reka mbabwire, isi zarinda irangira, abeza n'ababi bariho. Wowe nshuti yanjye, wowe mukundwa muri Kristo Yesu, ndakuburiye kubw'iyi message. Gira ahantu ubarizwa, gira adresse yawe, gira ahantu wicara ugaburizwa ijambo ry'Imana. Kuko mu bantu 500 cyangwa 50 baca ku ruhimbi bavuga imbaraga z'Imana, ntabwo bose ari intumwa za Satani, ntabwo bose binjiriwe n'umwanzi, ntabwo bose bafite ibirohwa, ntabwo bose bafite amazi mabi gusa. Harimo abantu Imana yahagurukije kugira ngo bagabure ibyiza by'Uwiteka, ibyera by'Imana. Message ya gatatu, imessage ireba abantu bafite abana guhera ku mezi 3 kugeza umwana ari mu nda. Ndashaka kuvuga iki? Nabonye abamama batwite benshi, ngiye kubona mbona Satani azanye icyuma, mbona n'abadayimoni bagera kuri 3 bafite inkota zirabagirana cyane. Hanyuma ngiye kubona mbona Satani ari kugenda ajomba za nkota mu nda z'ababyeyi batwite. Hanyuma abadayimoni nabo mbona bari gufata abana bari munsi yo myaka mbabwiye, bakabacamo ibice. Ndabaza ngo niki? Imana irambwira ngo Satani yasabye abana bato b'impinja, abari mu nda ndetse n'abavuka ndetse n'abavutse kugeza kuri ariya mezi mbabwiye. Imana irambwira ngo habeho gusenyera abamama ku isi yose batwite, si mu Rwanda gusa, si muri Uganda gusa, si mu Burundi gusa, si muri bino bihugu bya East Africa gusa, no hanze. Ndabwirwa ngo habeho gusenga. Iki cyo ndaza gusoza nsenga, nsozanye n'abantu dusengera ababyeyi batwite ndetse n'ababana b'impinja. Bene data, Satani nabonaga abo bana bahita bamanurwa ikuzimu, ngo kuko bataragira ubwenge bwo kwivugira no gusenga, ngo bakoreshwe ibintu bitandukanye ntari buvugire kuri kamera, ariko nihabaho gusenga haraburizwamo umugambi wa Satani. Mumbwire, muzandyandike muri comment. Impfu ziriho z'impinja ntabwo zisanzwe. Je nabibonye mu isi y'umwuka uko mpora mu murimo w'Imana cyane mwivuga butumwa. Hari gihe ntagira umwanya wo kujya mu bitaro ahantu hatandukanye sometime kubera umurimo w'Imana. Ariko muzandike mutubwire, eske nta bintu bidasanzwe muri kubona kuri aba bana? Mbese ababyeyi mutwite mumerewe mute?
ntabwo wari umunaniro gusa wo gutwita, ahubwo hari imbaraga zabatatse z'umwijima Satani ashaka gufombozamo zino nda z'aba bana. Ndabaza rero ngo ese intsinzi ni Imana irambwira ngo aba bana bagiye kuvuka ndetse n'abavutse ngo n'abana b'ikinyejana kigoye, ngo umwanzi ari kugenda abiba kugira ngo be kugera ku ntsinzi, kuko hari ubwenge budasanzwe n'ibyo bazakoreshwa mu buryo buhambaye. Rero abamama batwite turaza gusoza dusengana kandi mwizere Imana iyo yahishuye ibintu iba igiye no kubikuraho. Ngiye kubona mbona mu ijuru hamanutse umuriro mwinshi, ngiye kubona mbona utangiye gutwika abadayimoni, nkabona inkota barazijugunya barirukanka. Noneho ngiye kubona mbona Satani wari ufite inkota nawe ari gufomboza amazanda, mbona nawe arajugumiye, mbona uwo muriro uramwokeje, mbona ataye krible. Ijwi rirambwira ngo umbwirire aba bamama, umbwirire abantu babyaye bano bana ngo hari intsinzi nihabaho gusenga Imana. Yesu abaho umugisha, Yesu abane na message ya 4. Bene data, nabonye ikihu cy'umukara, mbona benshi bari kugenda bakiganamo, ariko bageramo nkabona ntibasohoka, nkumva umuborogo mwinshi. Ijwi rivugana nanjye rirambwira ngo itegereze urebe. Ndimo ndeba mbona abantu benshi bari mu minyururu muri uwo mwijima. Marayika yaramaze kumurikamo itoroshi ambwiye ngo ndebe uwo mwijima. Ngiye kubona mbona abantu benshi bari kuboroga bavuga ngo iyo mbimenya. Ndabaza ngo bari iyo bamenye iki? Ijwi rivugana nanjye rirambwira ngo bariya n'abantu bari kugenda uko bishakiye, bari kuvuga ibyo bishakiye, bakaba mu byo bishakiye, hanyuma umwanzi akabakurura akabazirikisha ingoyi. Yamara kubazirika bakibuka ko hari ibyo babwiwe, bakavuga ngo iyo tubimenya ntitwumvire Satani. Shuti yanjye, uyu mwaka Satani ntaguture mu mutego uwo ari wose. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo umwanzi ari gukora buheruka, kuko igihe cyamurangiranye. Ariko abera natwe tuhawe imbaraga zo kumunaniza mu buryo buri spiritual, kandi hari intsinzi muri Kristo Yesu. Imana yantumye ngo mbabwire ngo umuntu uraba maso. Uyu mwaka nubwo harimo ibintu bikomeye bitandukanye, nubwo harimo akabwibwi mu buryo budasanzwe, ariko ni n'umwaka wo kubona amasezerano y'ibyo twavuganye n'Imana. Twebwe twatangiye kubona agacu, twatangiye kumva impumuro nziza y'amasezerano. Kanani tuyigezemo, Kanani doriraje. Oh haleluya! Ndagira ngo nkubwire ngo igihe umaze mu butayu kirahagije, igihe umaze uzenguruka umusozi wa Seyiri kirahagije. Cyamika niko Imana ivuze, kiriyo ndwara niko Imana ivuze, akira gusama niko Imana ivuze, akira gucikira niko Imana intumye, akira imbaraga niko Imana ivuze, akira kunesha niko Imana ivuze. Uyu mwaka rwana inkundura, uraza kubona inyungu zo kubaha Imana ndetse no gusenga Imana. Ndagira ngo imbaraga z'Imana zibe ku bantu batandukanye mu bihugu bitandukanye. Turabakunda, twababwiye ko n'igihe cyo kuvuga iby'Imana idushyize ku mutima, akaba ari nayo mpamvu wenda ibiganiro ntimubibona uko bikwiriye, kubera ko dufite wenda n'ikibazo cy'ibikoresho tudafite bidahari. Ariko uko dushobojwe n'Imana, twarahiriye gukorera Imana mu butunzi bwacu, tugakorera Imana muri duce tubonye, tugakorera Imana. Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, ufatikanye nanjye gusharinga uno butumwa, kubwoherereza umuntu w'inshuti yawe ndetse n'utari inshuti yawe. Aharaho kubohoka kwe byaca kuri wowe, aharaho gukira kwe byaca kuri wowe. Nawe byaba byiza utwaye iminyago mu bwami bw'Imana. Hanyuma ndabwirwa ngo nihabeho kwezwa kuri buri muntu wese, habeho kwinira umuntu wese yisuzume, arebe ibyo agenderamo,
niba bitunganye. Niba bidatunganye, unyemerere habeho kwezwa kandi habeho gutunganira Imana. Imana nayo yiteguye kurwanirira abayubaha ndetse n'abayizera. Bene data, tugiye gusoza ubutumwa twahawe, ariko ndinginga kubw'imbabazi z'Imana, reka dusengane nawe, reka twingingane Imana nawe. Ku bantu batagira umwanya uhagije, aho munsi haba hariho nimero yacu, ushobora kutwandikiraho kuri WhatsApp, ushobora kuduhamagara tukavugana tugasenga Imana. Hanyuma ku bari mu Rwanda, ushobora no kwandika message mu bisanzwe. Ngira umwanya wo kuzamuka imisozi cyangwa se wo kwiriza ubusa no kujya ahantu ngerana n'Imana, nkafata telefone nkashyiraho ikiganza kasengera buri muntu wese wanditse icyifuzo. Kandi nshimiye abera mumara gusubizwa mukatubwira ko umurimo tuba twakoze ari umurimo mwiza kandi ubafitiye umusaruro. Bidutera courage, bituma tumenya ko turi kumwe namwe, kandi bigatuma twongera kwizera Imana mu bundi buryo. Kandi mujye mugira ishyaka n'umwete byo kudusabira kugira ngo duhabwe ubuntu bw'Imana bwo gukomeza kwamamaza ishimwe ry'yaduhamagaye. Kandi ndabizi neza ko nitutagusariye jye nawe tuzasarura. Hanyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Inshuti yanjye, imyaka 2000 irashize Kristo azamuwe agiye mu ijuru. Yasize avuze amagambo akomeye, aravuga ngo simbasize nk'imfubyi. Mu rugo kwa data kandi hariyo n'amazu menshi, yaba adahari mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka iwanjye mbajyane aho ndi namwe muzabeyo. Avuga amagambo akomeye, aravuga ngo muhumure kuko nanesheje isi, kandi ngo uri muri mwe aruturi mu bisi. Haleluya! Dufite intsinzi rero muri Kristo Yesu, kandi ntitutagwisari. Narivuze ngo nje nawe tuzasarura. Hariho mano yahishwe, hariho uruhisho rw'abera. Abera tuzatumbagira ikirere, tuzimurwa mu isi tugera iwacu aheza twubakiwe n'umukiza. Amakuru avuye mu ijuru ni amakuru yizewe, kandi yaravuze ngo aho ndi, aho muri nzajya nza mbane namwe, nzohereza umufasha ariwe Mwuka Wera. Yohana 14:15 yatangiye avuga ngo ni munkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data nawe azabaha umufasha, abohereza umufasha wo kubana n'umuntu uri mu Bufaransa, azabana n'umuntu uri muri Europe, azabana n'umuntu uri muri Canada, azabana n'umuntu uri muri Amerika, azabana n'umuntu uri ku migabane ya Afrika, azabana n'umuntu uri mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo kandi ngo azabigisha kwitondera ibyo nasize mbabwiye. Aravuga ngo kandi dore ndi kumwe nawe uhereye none kugeza ku mpera y'isi. Mbega umugisha, mbega ubuntu bukomeye, mbega ijuru ukuntu rihumuye, mbega abera uburyo bazataha, mbega uburyo tuzabona Eliya na Enoki, mbega uburyo tuzabona Yesaya na Yeremiya, mbega uburyo tuzabona sogokuruza Abrahimu, mbega uburyo Kristo haleluya azafata inanga agacuranga, mbega uburyo tuzakora defile. Reka mbabwire, isi ziko ari ibipindi, isi iziko ndetse n'abisi baziko ibyo tuvuga ngo ari itekamutwe, ariko ndabizi neza ko nta muntu uzamara imyaka 150 ku isi. Ukwiriye no gutekereza ngo ese ko abantu bavuka bagapfa, haryo ubwo nge nishinjikirije iki? Abahanga ku isi, abakomeye b'isi, abenshi bafite ubutunzi bari kubaka indake n'imyobo ngo isi nibihinduka bazihishemo. Ariko reka mbabwire, ikuzimu Yesu agerayo, hejuru Yesu agerayo, ndetse no mu ndake Yesu agerayo. Ubwihisho ntabwo ari ugucukura imyobo n'indake, ubwihisho ni muri Kristo Yesu. Nta handi hari ubutsinzi, ni mu mwami wacu. Munyemerere dusenge bakundwa muri Kristo Yesu. Ntidukunda kongera cyangwa kugabanya, mujye mwihangana nubwo aba ari iminota itari myinshi cyane, ariko kandi ni iminota izajya ibyara umusaruro. Ndumva ijwi rivugana nanjye ngo umuntu wese udukurikiranye, umuntu wese wumva iki kiganiro akakirangiza, umuntu wese utega amatwi iki kiganiro, ngo agisoje akuramo iby'ubugingo kandi ahawe inkomezi. Kuko mbonye marayika aramburaho ikiganza buri muntu wese, mbona buri wese ahawe urwandiko rw'inzira. Munyemerere
mbashimire. Ndashima umuntu wese wakoze subscribe. Ndashima umuntu wese ugira uruhare kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare. Iyi channel ntabwo ari y'amatiku. Iyi channel ntabwo ari y'ubweskoro. Iyi channel niyo kubwiriza ubutumwa bwiza ndetse no kumenyesha abantu message tuba twahawe n'Imana kugira ngo abera bamenye aho bagana. Rero kuri message zose nahawe Imana yasoje imbwira ngo nzabwire abantu bari mu bihugu by'Iburayi ngo nimuhumure nubwo mubudikiwe n'umwijima, ariko ngo amasengesho yanyu uko angana kose ngo numubavu uri guhumura neza imbere y'Imana. Imana irabakunda nubwo muri aho intebe ya Satani iri, ariko ngo mwitondere ijambo ry'Imana. Mufite intege nkeya mu mwuka, ariko ngo kuko mwitondere ijambo ry'Imana, iyo ntambwe imwe mutera Imana iteye 99 ibasanga kandi ibaha imbaraga. Munyemerere dusengere bya byiciro by'abana. Tugiye kubanza dusengera abana bavutse kugira ngo umwanzi ye gukomeza kwiba aba bana, kuko niyo shingano yacu. Data ndagushimiye, uri mwiza, shobora byose ma, urahambaye, uri umutsinzi, uri umunyembaraga, uri umunyebambe, urahambaye. Mu mbaraga z'umwuka we ndasengera umwana wese wampishuriye aba bana Satani ashaka kwiba. Mana ndabasengeye, wenda ntibafite ubasengera, wenda mama babo ntibasenga, wenda ababyeyi babo ntibakwizera, ariko twebwe duhagaze muri icyo cyuho dusengeye aba baziranenge kugira ngo barindwe nawe, kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeze kubagota. Sengeye umubyeyi wese utwite igihugu arimo icyari cyo cyose, mu mbaraga z'umwuka wera komeza kubana na buri muntu wese. Ineza y'Imana, ubasha bukomeye bw'Imana reka bukomeze kuba kuri aba babyeyi. Ndambuye ikiganza kuri zina, kuko wampaye ikiganza urambwira ngo uwo nzakirambura hazakira indwara zitandukanye. Ndasengera aba bana bari mu nda, reka barindwe nawe. Ndirukana imbaraga za Satani, ndirukana imbaraga z'umwijima. Reka aba babyeyi babyare neza, kandi mu izina rya Yesu dukubise hasi impaka n'ikintu cyose cyakwishyirira hejuru kurwanya kumenya Imana kuri aba babyeyi, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusengere n'ikindi cyiciro cy'abantu bashaka kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwabo, kugira ngo ubwo abera bazakakamba ikirere tuzabane mu gitaramo cy'ijuru cyarateguwe. Nukuri tuzabayo usanga bikunda. Isi yabihinyuza, isi yakreye ibintu bitandukanye ngo byibagirane ko abera turi mu rugendo, ariko ndabizi ibyo ari byo byose mu makuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, yego, ariko Imana izajya idukiza muri byose. Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo, vuga ngo mwami Yesu, ahandi ibyo nakoze ntibikwiriye, nyejesha amaraso yawe, nyogesha ijambo ryawe, ntunganya nere, nyandukura mu gitabo cy'urupfu, nyandika mu cy'ubugingo. Uhereye none ni wowe mwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndagushimiye kubw'uyu mwene data, arakijijwe aho ari. Reka umwambike imbaraga, reka umukomereza amaboko. Ibitero bya Satani, imyuka y'abadayimoni, imbaraga z'umwijima zose, reka bihunge. Mana utegekesha ijambo ryawe, itsinzi yawe ibe kuri uyu muntu, mbisabye mbyizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka dusozanye bene data tubibutsa ko iyi channel ni yacu kandi ni yanyu. Mukore subscribe kugira ngo ubutumwa bujye bubageraho
uko tuburekuye, kandi inkunga yanyu irakenewe, yaba amasengesho kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza nta nkomyi, yaba kudushyigikira mu buryo butandukanye, wakorwa ku mutima ndetse n'uw'Imana yakoresha. Turabyishimiye. Imana ibahe umugisha. Turakomeza gusengana namwe no kubasengera turi n'inyuma ya kamera, kandi turabizi ko Imana iri kumwe namwe mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.